azakabuki azabitegeka abahungu baravuga bati ntimumukomange ntimumusiтерese mumureka ajyame mu bwato turimo mumureka asinziriye mu bwo turimo Mane ariko umuraba nawe rero uratinyuka umuraba nawe urasuzugura umuraba nawe urayoba ngo umuraba abantu bagiye mu mazi rero umuraba nagiye iwawe kubwiriza mu giterane tugenda n'amato y'abamarine y'abasirikare iyo araguruka akagenda hejuru y'amazi ariko umuraba uturuka nk'iriya hakurya ku muyumbu ukabona n'umusozi usumbura urusengero uhita kubwira ngo ni ikirunga ukahita wumva ukumva umumari naravuga ati dore tugiye guhura n'umuraba avuga ni none cyaje twari igisozi aravuga ati cyore turakigenda hejuru cyeke turakinyura hejuru ako afite ahantu akora ubwato bugahita buzamuka hejuru bukabiruka ku muraba uzi umunyenga ubuhari zamuka biruka tukaba twabugiye hejuru reka ndabwire umupandi rwose yaravuze ngo imiyaga yose ntuyihagarika iyo avuze ngo tuza byose imiyaga yose ntiwihagarika turayirangije iyo ngiye haleluya imiyaga yose ntiwihagarika iyo avuze ngo tuza byose haleluya haleluya ariko haleluya imiraba yose tukayigenga hejuru Bibiliya nayisomye uzibindi yavuze bwiza ngo umuraba wisuka mu bwato amazi ngagera mu bwato aba bahungu uko bari bararerewe ku mazi i Galilaya bari basanzwe babona imiraba bagira ngo ni isanzwe bagira ngo ni ngo amazi yatangiye kwinjira mu bwato Petero aravuga ati na kera turi abana niko twabikoraga abaradashi asubiza amazi arongera agaruka aradaha asubiza noneho bakagahisha akantu gato hakisukamo menshi ngo birwana ati we Yakobo Yohana ariko Ndereya ariko Mukimuta ngo batangira barwanaho ubu dufite abantu hano birwanaho akibuka yafashe n'isuka ahantu atazishura ari kugira ngo ari kwirwana tugira abantu birwanaho kandi ubwo Yesu araho mu bwato arimo ntashaka kumukangura ariko wamukangura utarafata n'ibyo udashoboye kwishura batarakwita umweziko maze murabona twebwe turi hano turi guseka twaje kumukangura nyaruma kumukangura uko banga kumukangura basa n'abari kwirwanaho tugira abantu birwanaho bagahamagara aho bavuka bagahamagara aho bagira gute bariko muyonga muri muyonga ngo cyangwa ngo turavuka nabo cyangwa ngo muvuka hano muri kuvuga ngo muri musaza wanyu witongana n'abantu urukwirwana ibyo bintu harata tugira abantu birwanaho bagira gute birwanaho ariko ngo umuraba babana mwinshi amazi yisuka mu bwato baravuga batumva ibintu turimo turuguteka umutwe tumukangure tugire gute ngo baragenda baravuga batumva bose Yesu akavuga ati nibiki bite kumukangura ariko wowe ibintu bimunera wigamye ntabwo ubona ko dupfuye ntabwo tukitayeho aravuga ati se yabaye ariko ntimurize baravuga ati kwizera bivuga iki kuko ubona tugiye gusoma njyewe Yesu ngo arakanguka ngo areba umuraba arareba ntiyigeze afata agapara ngo adahe reka ngo yahise abwira umuraba awubwira amagambo avuga ngo
ariko bikoresheje igiti. Che twobe kabiri gatatu mu gifaransa ni tetwa te fasha tetwa ceceka. Bibiliya yavuze ngo ako ka umuraba umuyaga inyanja ibintu bitatu akomoto yakwi ibintu mu kubyumva umuraba umuyaga inyanja yose bicecekere cyane biratuza biratuba kubera ubwato Yesu yarangize gute hari uburyo bishaka pe haleluya. Hari abantu bateze andi mato Yesu atagize ate baba babwira ngarutse iminota igihe ariko reka nsoze mvuga ko ubwato Yesu atarimo. Sinasoza ntabuvuze ubwato Yesu atararimo buri muri Yona igice cya mbere ku murongo wa 3. Yona igice cya mbere ku murongo wa 3. Umuntu uzi gusoma yihuse nasome tumve. Muri kumwe mu kiragutinda hande hano yutinze bituma bagutumira bo batinze. Yona igice cya mbere 3 dusome mu izina rya Yesu Kristo kandi some haravuga ngo ariko Yona arahaguruka ngo acicire Itarushishi ahunge Uwiteka amanukana Yopa abona inguge ija Itarushishi maze atanga ihoro aja mu nkuge ngo ajane n'abandi bagire gute ajane n'abandi Itarushishi ahunge Uwiteka maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye inguge yenda kumeneka abasare baterwa n'ubwoba umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Mwumvishe muri ubu bwatsi ikintu kirimo ibintu bari batwaye mu nguge babijugunya mu nyanja ngo boshe inguge, ariko Yona we yari mu nguge hasi cyane aryamye yisinziriye. Yaragize gute? Mudizi minota ine niyo nsigaje. Murahari? Ariko mukabyara mu bugupfi. Murahari? Niba hari abantu bahombye, hari umuntu babajije bati se uri kwiyamamaza ati yego, ati se abantu urabona abantu bazagutora ati bazahomba, ati nibatagutora ati bazahomba, ati uretse no guhomba bazahomba. Ariko yari nk'umukomedi kwari ukubesha, nta n'ibyangombwa byuzuye yari afite byo kwiyamamaza. Ariko abantu bateganye ubwato nayo barahombye, nyakubahwa perezida, barahombye, uretse no guhomba barahombanye. Abantu bateze ubwato Yona rimwe, nyeganyeza umuntu wicaye mu goti ntugateze ubwato Yona rimwe. Niyo bwaguhari ifuti, abakuje mu bwato Yona rimwe bampaye ifuti n'ishuri, natega ubwo Yesu ari mu ijuru. Mu bihombo byabonetse ku isi, mu bantu bahombye n'ubu igihombo kikaba kikigaragara mu miryango yabo, ni abantu bateze ubwato Yona
bateze ubwato Yonarimo barahombye, uretse no guhomba gusa barahomba. Reka mbabwire, hari umusore umwe yari umusinzi ari n'umusambanyi. Umunsi umwe abwira mugenzi we, aramubwira ngo nubwo nsinda ngasambana nkanywa n'itabi, ariko numva ngeze igihe cyo kubaka urugo, none ndi gusaba Imana ngo impe umugore mwiza ukijijwe. Umukobwa wubaha Imana, ngo umukobwa wubaha iki? Imana. Ngo ari n'impamvu azaba umukazana ngo wa mama, ngo rwose ngo Imana izambe. Undi musore amugatumva icyo kiraro, ati ngo rero Imana ifate umukobwa uyubaha imushingiriweho w'ikiraro, nabi yo bw'ibyo byamana namubonye bose. Aravuga ati ariko nzamubona. Undi ati uzamubona hese. Aravuga ati ngiye nzi ukuntu nzabikora, nzaja mu rusengero nigire umukirisitu, nigire umurokore, batera amakorasi nyatere, nibasirimba nsirimbe, nibagaruka ngaruke, mbese njyame, nibatura nture, nibitanga nitange, kugeza igihe nzabonera umukobwa ukijijwe wubaha Imana, njijishe ko nkijijwe, dukorane ubukwe. Undi ati teka iyo mito turebe ko izasha, Imana y'imingwi. Haba habonetse undi mukobwa nawe w'indaya kabuhariwe uryamana n'ababonye bose no mu mikino. Aravuga ati nkurikije ukuntu nsamba nta nazaba indaya ishaje rwose, ndashaka umusore wubaha Imana, wasenze imisozi yose uyizi, wubasha Imana izamuka. Undi mukobwa atumva icyo kiraro, Imana ifata umusore wayubashe imushingire ikiraro nkawe cyajogose. Njyewe se nzamubura abasore bose bari mu rusengero, nzarajemo si ukugura imbuto ikoze hasi, si ukugenda kera zaharemwe z'umurangano. Aleluya! Ati ngo ntibazagira ngo ndakishijwe. Abayikoreye mu rusengero, umusore abayicaye hariya n'umukobwa yicara ahandi. Umusore arebye umukobwa n'imbuto yazikoze hasi n'ibitambaro bitagaho umutwe, aravuga ati amena. Ati ngurana mubonye. Umukobwa nawe amubonye mu makote, ati we! Ati umusore ukijijwe namubonye. Naho kumva Imana yababonye ko ari injyajya n'injyajyaka, ibande n'ibandikazi. Baba bagiye guteretana, umwe ati biteze ugateresa, ati meze gute? Ati nagukunze, ati usirimba neza, undi ati nanjye amen. Undi baramurebye ati yo, ati ba muri iyi gurupe, ati mba muri Jehova Rafa, undi ati nanjye mba muri Elohim. Ati dukunda, ati kandi ubukwe bwihuse. Ubukwe bugize gute? Imana yavuga iti none bahuye, bahita bahurira, bahuza ibitekerezo, bahurira mu nama nyobozi bati twebwe twabatirijwe rimwe. Ngo bagize gute? Ku munsi w'umubatizo bose babatirijwe rimwe. Uwa mbere aba yambaye ipataro, aramara kwambara mu kikopi bakayibona hano, ugasanga yambaye ipataro iri hagati y'ipataro n'ikabutura utamenye iyandi. Undi nawe avuye muri Yorodani ajya kwambara, babona yambaye ikanzu y'ukuboko kumwe. Batareka aba ni abakirisitura, uza abantu dutuze batega ubwato bwayona. Umuntu ava ku munsi wo kubatizwa akambara ikanzu y'ukuboko kumwe. Umurukundo baguca, umurukundo yabucyo. Muravuze ngo ndekera kansoza. Noneho berangira bose bamaze kubatizwa, bati ubukwe bwihuse, baza muri nyobozi, batinya kuba amushumu, bati ati si byiza ko umuntu aba wenyine, tunabitekerejeho, ati uyu ni fiyanse wanjye, ati mwadukorera inama. Umushumba ati inama nyobozi, ati mpuzabikorwa, ati abiga ku bukwe babigaho amazina yanyu aho muvuka, umwambere w'uvuka, ati ngende imfubyi ndibana, we ati nanjye ndibana, ati mukuru ubukwe vuba, ati gusaba no gukwa ni 3:00, ati mu murenge ni 5:00, ati abatumiwe mu rusengero ni 8:00, abatumiwe mu busitani bw'urusengero rwarenganye. Ubukwe batanga abadiyakoni, we uzahagararira umuhungu, uzahagararira umukobwa. Korali zarenganye rero ziba ziragiye inyuma, mubarebe barasa
Ebebe numbeshe Yesu wabeko. Yesu abibwirwa ati mumbeshere mukomeze mubeshe nta bindi bikoze rwose. Hari ibintu tugira ngo Yesu bikoze kandi atari we bikoze. Nibyo n'umubeshera bari mu ijuru y'icecekere. Ushobora kumubeshera amuhagararanye ntavuye. N'inyangamugayo. Baba barashakanye baratwikurura abantu barataha babahuriye mu cyumba bararyamana bakora ibyo barakora bari basanzwe banabikora batari bamana barabikora guca mu gitondo umwe yabaye umugabo undi yabaye umugore. Umusore rero nawe ubwo anagize ngo yatsinze igitego abapfunde mu mabahasha babahaye mu maturo batuye itorerosha bakundi bafata ibiseka n'abageni abakuyemo iya bitandabwira umuhungu wari umwaritse w'umujyama mugenzi batinzanira imitsingi 3 hano amuriya bitanga abarazizanye mu kuzitereka ku meza umugeni mu kubyuka kwe muri dushe ati sheri ati imitsingi hano ati pastor zisanze hano undaga ati check aso nagira ngo ubone ntabwo nje kumwe kibisito narashatse umukobwa mumurokore ko munamubona nje nitsoka nazo kandi wibeshe umujye ukupite wasi umukobwa ati ati nje nawe ngubwiza karimi none ndakunzije ahita atumva kadogo yagwaye utanga ati ya 5 ugaruye ngahe ati ngaruye n'igihumbi magana ati nzaniye mtu akita nzani na bakitari maze mare kuri umugeri kofe pe kofe aho ngende bagize ngo ndo umugeri zito uwo muhungu ati wiki ushobora nari ubwato Yesu arimo ni uzaba amahoro niba atari ibyo muzasanga mwese mwarahombye murangiza muhombana. Aya masaha mwamaze mwicaye muri urusengero nimutumva kuri kw'ijambo ry'Imana muzamera nk'abantu bagiye gutembera muri Nyabugogo nta rushoro bagira. Ndasoje kandi mwihanga je muza hano mwiteguye kumva ukuri hakindi namani ibi ni Uwiteka yambwiye ngo mbabwire kandi ndamushimiye bashoboye kubivuga kandi ndajyana nsinzira ntabwo wabijyanye Imana ikuhuze n'umusore ukijijwe izagusakira indi ndaya ariyo mu bana ushobora kuba umutinganyi ngo ututware umukobwa wubaha Imana izagushakira undi mutinganyikazi. Imana niyo waciye mu bihumbi Imana asigira ibihumbi hano bivamo ntabwo hano wahatekera umutwe ntabwo hano wahamena ntabwo hano ari mu rusimbi ntabwo hano ari muri betingi. Inzira za hano ziragororotse inzira z'Imana ziratunganye inzira z'Imana ziratunganye. Ntibukabona abantu bambaye neza guca batebeje bazabaho banga babwira ukuntu bakubiswe bagahonda kurwa ariko bagakomeza bagakizwa bagakomeza bakagira gute urasambanira ikiro cy'umuceri wangiza ukaza kwigura tumenera simaguru kubye ibyo si n'ibyo mudasambanira imikati iyo wanga gusambana si ukaza ukabwira umushumba akazi kugurira ntibikumbuza bwe cye turayikugura ariko ntiwemere kongera gukora icyaha. Mujyana na shebuja mutabura akazi ako si n'akazi nyuma y'ibyo uzaje kaza gutwicarira kundi izo ntebe zihenze mu bintu bibabaza n'ukuntu ugenda ukagaruka ariko udafite gahunda yo kwiha kicumba ucyubahe ntanishe kimwe nani vuga bwaci ngakora bwaci kagira gute ndagushimiye nawe ndagushimiye papa ndagushimiye uzi gukora ibitangaza. Ntabwo umuntu agira abagabo batatu muri iki kinyejana muri iki gihugu
abantu nibo bashakanye ari umwe. Pawulo aravuze ngo umugabo n'umugore umwe n'umugore w'umugabo umwe. Umuntu azagira umugabo umwambika, agire n'umuhahira, agire n'uwo babyara. Abagabo batatu. Ku munsi wazutse uzaba umugore wanyu. Niko babajije Yesu. Umunsi wazutse uzaba mukande. Yesu yabwiye umusamariyakazi wari ushaka gutabarwa, yashakaga ibisubizo kandi ari mu byaha. Aramubwira ngo ndabiguha uri kumwe n'umugabo wawe. Umusamariyakazi ati nenda mugeze ko mfite umugabo. Yesu atuvuze ukuri n'abatanu mufitanye gahunda, nta wawe urimo. Batanu mufitanye rinye, nta wawe urimo. Iki cyumba kirahenze, iki cyumba kirimo urushoro rw'abantu, abantu bashoye n'imitungo yabo, ntabwo ari cyo kwirirwa mukiniramo. Uraza kubyihanganira, hakuno nabigenza. Abantu bashoye n'ibyabo, Yesu yashoye n'amaso. Umuntu aterwa imisumari, Yesu yapfuye atarwaye kandi ntiyiyahuye. Ikirago ngo azadutege, azaduha ubwato bwiza. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Kugira ngo umuntu wese yere kundeba, buri muntu wese nabaza umutima, abaza umutima ngo ni iki nakora ngo mbone ubushobozi bwo kujya mu bwato urimo Yesu. Ni iki nakora? Ubu bwato ni agakiza twahawe. Twagize gute?